ese bigeze kurota usoroma imboga? Ahubwo nimvuga imboga wumve imboga z'ubwoko ubwo aribwo bwose, ntabwo twavuze ni imboga runaka, no. Rero iyi ngingo ya kane ivuga ngo ubutumwa bushingiye ku nzozi. Ariko se bigenda bite iyo izo mboga warose usoroma zasaga nabi, zumye cyangwa se zirwaye? Aho urumva byaba bimeze bite? Aha naho harimo ubutumwa bukomeye cyane. Inzozi zo kurota usoroma imboga ntabwo ziza ari impanuka. Zishobora kukwereka iterambere, kwaguka, ubuzima, cyangwa se kukwibutsa ko hari ibyo ugomba cyangwa se ukwiye kuba wagenda unoza. Rero icy'ingenzi ni uko buri nzozi yanditse igitabo cy'ubuzima bwawe. Ingingo ya gatatu, amahirwe ndetse n'imigisha. Ahari igihe inzozi zo kurota usoroma imboga zishobora gusobanura amahirwe cyangwa se imigisha. Ntabwo rero nyine ntangiye mbaye ikaze mwese aho mugiye muherereye, haba abari mu Rwanda, abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, ubwo za Uganda, za Burundi, za Kongo, za Kenya na za Tanzania ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, mwese ndabasuhuje cyane. Kandi n'abandi bari ku yindi migabane itandukanye yo ku isi, namwe muhawe ikaze cyane hano, mukomeze kugenda mugubwa neza cyane. Nkwibutsa ko njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Rero uyu munsi tugiye kuba twaganira ku nzozi kabisa abantu benshi bakunda kugenda barota ariko ntibamenye ngo zisobanuye iki. Habamo za zindi ngo dodo, za zindi ngo imbwija, amapinari ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zose mugiye muzi. Muri make tugiye kuvuga nyine inzozi zerekeranye no kurota ubona usoroma imboga. None se waba uzi icyo bisobanuye? Ahubwo se ushaka kubimenya? None se iyo urose uri gusoroma imboga zifite ikibazo nyine ubona zisa nkaho zumye cyangwa se zirwaye, waba uzi icyo bishatse kuba byavuga? Naho gusoroma imboga nziza ubona zimeze neza cyane zitoshye, byo bisobanuye iki? Ibi byose rero nimba wifuza kubimenya, icyo usabwa ni kimwe: reba iyi video ukagenda paka ugeze ku musozo w'iyi video, biraza kurangira umenya igisobanuro gikomeye cyane kuri izi nzozi. Kandi icyo navuga cyo mu magambo make cyane ni uko kurota usoroma imboga ari ibintu byiza cyangwa se ari ibintu bitari bibi. Reka mwifurize kumva kino kiganiro cyose kugira ngo ugire byinshi cyane umenya kuri izi nzozi. Mbere yuko ntangira, ubaye wifuza ibisobanuro birambuye ku nzozi zawe bwite, wanyandikira cyangwa se ukampamagara kuri nimero yanjye 0788 Iyo ni nimero y'akazi ufite kubonaho Aizo igihe cyose umushakiye. Wibuke ukande subscribe, ukore share, like and comment, ukomeze kugenda neza cyane. Mu gusobanura izi nzozi zacu zo kurota usoroma imboga, reka twifashishe ingingo zigera kuri 4. Yakambana zikubwira noneho nyuma ngaruke ngiye nasobanura imwe ku yindi. Ingingo ya mbere, umusaruro w'ibyo wakoze. Ingingo ya kabiri, ubuzima bwiza n'umwuka mwiza. Noneho ingingo ya gatatu, amahirwe ndetse n'imigisha cyangwa se amahirwe n'imigisha. Ingingo ya kane ari nayo ya nyuma tuza kuba twasorezaho, tuvuga ku ngingo kuri izi nzozi, ubutumwa bushingiye ku nzozi. Nk'uko mubyumvise rero ni ingingo zigera kuri 4, ngiye kugenda ndambura mpereye kuri imwe, tubashe kugenda tumenya icyo izi nzozi zisobanuye muri rusange. Umusaruro w'ibyo wakoze. Akenshi iyo urose usoroma imboga nka dodo, epinari ndetse n'ubundi bwoko bwinshi bugiye butandukanye bw'imboga, mu busanzwe bifite igisobanuro cyiza cyane. Bikunze kuvuga umusaruro w'ibyo umaze igihe ukora cyangwa se umaze igihe kirekire ukora. Ni nk'ikimenyetso cy'uko ibikorwa byawe wagerageje igihe kirekire biri hafi kuba byazana umusaruro cyangwa se biri hafi kuba byakunda bikamera neza cyane. Niba uri umuntu uharanira intego, ibi bishobora kuba byavuga yuko igihe cyo kubona ibyiza by'imirimo yawe kigeze cyangwa se cyegereje neza. Reka twihute ku ngingo ya kabiri, ubuzima bwiza n'umwuka. N'umwuka mwiza. Ubuzima bwiza ndetse n'umwuka mwiza. Imboga muri rusange ni ikimenyetso cy'ubuzima. Rero iyo ubirose cyangwa se iyo urose uzisoroma, ni nk'aho ubuzima bwawe bw'umubiri cyangwa se ubw'umwuka buri gukira cyangwa se buri kugenda butera imbere muri rusange. Ibi bishobora kuba ubutumwa
ubutumwa bukubwira yuko uri mu nzira nziza. Ashobora kuba ari Imana cyangwa se ari umutima wawe kukubwira ngo komeza, kuko uri mu nzira nziza cyangwa se uri mu nzira yo gukira y'ubuzima bwawe ndetse n'inzira y'amahoro. Tukiri aha ngaha reka nongere nibutse wowe mushyashya kabisa ugeze hano kuri Ghetto Challenge TV. Nyuma yo kuba wahabwa ikaze, reka tugusabe kuba wakanda subscribe kugira ngo ujye ugenda ubona n'ibindi biganiro byacu bigiye bitandukanye tunyuzaho hano kuri Ghetto Challenge TV. Nkibutsa ko twebwe ahangaha dukora ibiganiro bijyanye no gusobanura inzozi byonyine kabisa, nibyo usanga kuri channel yacu kandi kuri channel yanyu. Rero ni byiza kandi ni by'agaciro cyane. Rero umva kanda subscribe, ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Wibuke kuba wasangiza ino video abagenzi bawe bagiye batandukanye bifashishije groupe uba urimo ndetse no ku masitati yanyu, kugira ngo izi nkuru cyangwa se izi video zijye zibasha kuba zagenda zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ni byiza kandi ni by'agaciro. Kwibutsa ko ngende Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Iyi ngiyi ni Ghetto Challenge. Rero nabwo ntaragenda kure cyane, nkwibutsa ko mu chanzu.com ariho hantu aba content creator turi kugenda tuvana ibikoresho bigiye bitandukanye kabisa byagufasha gutunganya content yawe ikagenda ikamera neza cyane. Rero badufitiye ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amastand ya telefone, amastand ya kamera, amatripod, harimo amaring light, harimo amatara ya kamera, n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kabisa. Ntabwo byose hangana birondora, mikrofone z'ubwoko bwose n'ibindi byinshi cyane. Rero bifuza kubagurisha cyangwa se kubahamagara, watubahamagara kuri nimero ngiye kuba nakubwiye, ni 07 82 42 11 33. Iyo ngiyo ni nimero yo ku chanzu.com, cyangwa se ukabandikira kuri website yabo ni www.ichanzu.com. bakorera mu mujyi wa Kigali kandi n'ahandi hantu hose waba uri, ntabwo ari ngombwa ngo uzubarebe, ngo bakugezaho ibikoresho wabatumye ko bakuzanira kabisa. Urumva bakora neza cyane. Rero nawe bagereho bagufashe, cyangwa se nanjye ubwanjye unceho mbigufashemo cyane, ibintu byawe bikomeze kuba byagenda neza cyane. Reka dukomeze n'izi nzozi zo kurota usoroma imboga. Ingingo ya gatatu, amahirwe ndetse n'imigisha. Ahari igihe inzozi zo kurota usoroma imboga zishobora gusobanura amahirwe cyangwa se imigisha. Niba waragize igihe ugasenga, ugakora ndetse ukanihangana, izi nzozi ni nk'ikimenyetso kigaragaza ko hari nk'amahirwe ushobora kuba ugiye kuba wabona, nk'amahirwe ajyanye n'akazi, ajyanye n'amafaranga, cyangwa se ajyanye n'amahoro yo mu mutima. Ni inzozi zituma umuntu yizera ejo hiwe cyangwa se ejo hazaza he. Nizere ko turi kugendana neza cyane. Reka tujya no ku ngingo ya kane. Rero iyi ngingo ya kane ivuga ngo ubutumwa bushingiye ku nzozi. Ariko se bigenda bite iyo izo mboga warose usoroma zasaga nabi, zumye cyangwa se zirwaye? Aho urumva byaba bimeze bite? Aha naho harimo ubutumwa bukomeye cyane. Ibyo bishobora kuvuga yuko hari ibintu utegereje ariko bizaza bidahwitse cyangwa se nta mumaro bizakugirira. N'ubusa ko ndi no kugenda ngendangana ku musozo, ariko mubwire ngo inzozi zo kurota usoroma imboga ntabwo ziza ari impanuka. Zishobora kukwereka iterambere, kwaguka ubuzima, cyangwa se kukwibutsa ko hari ibyo ugomba cyangwa se ukwiye kuba wagenda unoza. Rero icy'ingenzi ni uko buri nzozi yanditse igitabo cy'ubuzima bwawe. Ukana kumva neza cyane. Icy'ingenzi ni uko buri nzozi yanditse mu gitabo cy'ubuzima bwawe. Ntugende udakanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro